ndangije segondere yigeze kuntuma gusaba cyangwa se yantumye gukurikira umukobwa washatswe. Ndabyanga namwe ibyo bintu rwose ntabwo mbizi. Arambwira toya uragenda. Ati ntabwo uri mutoya, umwana urangije amasomo ya segondere, uri mukuru, nta rubanza na rumutace. Ngahe muzembwira icyo nzavuga ningerayo bizagenda gute. Arambwira tuzagera nugerayo bikakunanira, uzahamagara abandi bagabo bari muri uwo muhana, ubabwira ubahe inzoga, ubabwira icyo bagukorera. Ubwiwe narakubona ngo ayingira ngo ni ngurumbarira. Ingoma yanise bizira ubwo mugabo utagira iryoya ku mubiri. Reka mvuga bampaye, reka mvuga bankuye mu Gisaka, bakanshira mu Gisagara imbere. Ndababwira ishira Rwanza yemewe na Rwanda. Igihe rubayira rubaraza ntiyarubarangira bararuyoba. Yoboka rubumbe rwambyariye intumbi. Impundu zicurana ingaya mpunzi. Ese wampira amaso we. Komera ntukampe yamenye abaseka. Ureke dusange ryangomba umusango. Umusaya wegetse ku ntango. Yari Ruganza cugura rwabonekeje icimo muri biro d'enseignement protesta. Imvumba yaje ivuka kwa ruteye ngo avumbuka aravumera kugeza tubonye ubwene gihugu. Ineza ya Gisaro twese turayivuruganya. Twagira ngo unatuganirire ubukwe, ubundi bukwe bwa Kinyamurenge ni gute? Subundi wewe wakoreye ubukwe ruguru cyangwa uri muri generation z'ubungubu? Ndi muri generation z'ubukwe nabukoreye hano mu Rwanda mu karere ka Rwamagana muri 2005. Ariko ngiye muzi ko nk'umuntu usa nkaho ukunda umuco cyane, nzana kubona mu basaza bafomora. Ni gute ibyo bintu wabimenye? Ibyo bintu ntabwo bidasanzwe, ntabwo bigoye. Turebye ibintu wenda twiga cyangwa se tugenda tumenya, harimo ibintu byinshi bikomeye kuruta ibyo bintu by'umuco. Gusa ni ukutabiha agaciro ngo tumenye agaciro kabyo. Niyo mpamvu wenda abantu batoya benshi usanga batabizi. Nge ku giti cyanjye mfite muzehe yabinyigishije kiri muto pe. Ndangije segondere yigeze kuntuma gusaba cyangwa se yantumye gukurikira umukobwa washatswe. Ndabyanga namwe ibyo bintu rwose ntabwo mbizi. Arambwira toya uragenda. Ati ntabwo uri mutoya, umwana urangije amasomo ya segondere, uri mukuru, nta rubanza na rumutace. Ngahe muzembwira icyo nzavuga ningerayo bizagenda gute. Arambwira tuzagera nugerayo bikakunanira, uzahamagara abandi bagabo bari muri uwo muhana, ubabwira ubahe inzoga, ubabwira icyo bagukorera. Ati icyo nicyo uzakora. Hanyuma ndabyemera ndagenda. Ngezeyo kuko nanjye nabyumvaga ndavuga nti ibyo byose ibintu bikora abandi bantu ntabwo byananira. Icyo gihe nari ngifite na memoire ngira ngo iri fresh ishobora gufata ibyo yari yambwiye byose. Naragiye ndaharara, bukeye duhamagara abagabo baraza mu nzu, ndababwira nti baze mbabwira amakuru yanyangenza. Baraza baricara, fata inzoga, fata inzoga, nivugiraho ijambo, ndafomora neza rwose, ndabirangiza. Ndangije gufomora abantu barambwira ati se ko tubona uri mutoya ibintu babimenye ute? Ndavuga ntabwo ni mutoya, ndabyiza ariko kwari ukwihagararaho nari mutoya kandi byari ibintu byinshi natekerewe. Hajya kuzamo akantu wenda gatoya, bambwira ibintu wenda bitandukanye n'ibirya muzehe yambwiye, kabura uburyo mbyifatamo wenda gusubiza kuko hari mbimenyera ibyo biganiro ntagiye mbijyamo. Ariko nyuma numva nyine ibyo bintu ngomba kubijyamo kuko ari ibintu byacu, kuko ari ibintu bituranga tutagomba gutakaza, cyane cyane ko n'abasaza twari dufite nabo batangira kugenda imbaraga ziba nkeya, nta bandi bagomba kubasimbura ari twebwe. Numva kuko ibyo bintu tugomba kubijyamo tukabyumva. Ibyo byose ubicaye uruhande ukumva uko baganira, nta kintu na kimwe cyakunanira, dore ko bavuga ngo uticaranye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Urakoze Albert. Ni iyihe nama wagira abasore b'ubungubu mu byerekeranye n'umuco wa Kinyamurenge? Ibyerekeranye n'umuco wa Kinyamurenge kuri ku basore bari ubungubu cyangwa se generation ihari ubungubu, ni ikintu twakagombye kwitaho kuko nicyo kituranga. Nakaranga k'umuntu, sinzi ningira ngo wenda n'abarundi babivuga ngo karanga sinzi. Umuntu udafite umuco ntabwo aba ari umuntu, ushobora kumenya aho umurebera.
umuco w'umuntu nimo urebera umuntu uburyo abayeho, uburyo akura, uburyo arya, uburyo yambara, uburyo yitwara. Ibyo byose bigaragarira uburyo avuga, ibyo byose bigaragarira mu muco w'umuntu. Ni ukuvuga ngo twakagombye kwita ku muco, tukabizirikana, tukabitekereza, tukegera abasaza utabizi ukavuga ati ni gute mwabayeho, niki wumva twazirikana, niki wumva twakora kugira ngo tube nkuko mwabayeho. Ibyo byose tukagenda tubitekerezaho, byatuma wenda n'abantu bariho ubu ngubu batoya bongera bakagaruka ku muco. Ni ikintu cy'ibanze twakagombye gutekerezaho cyane, kandi kigahera mu muryango, n'ababyeyi bakabyigisha abana. Wabyara umwana ukamurira umwigisha iby'umuco wanyu, kuko umwana akuze nta muco afite, buriya bari kuze nta nko gukurira mu muhanda.